gukora subscribe no gushyigikira. No gushyigikira ni akantu gato ariko keza ko gushyigikira. Utuntu duto rero iyo duteranyije turagenda tukabyara ibintu binini. Genda rero ukore subscribe kuri dash podcast. Iyo channel nayo ndashaka ko izamuka kubera ko hari ibiganiro byiza nshaka guha abantu biri mu rurimi rw'icyongereza abantu bazabasha gukurikira mu bihe biri imbere. Reka nshimire Simon Ngabo wasabye ko nasangiza abakunzi b'inzu y'ibitabo isomo riri mu gitabo cyitwa The Miracle Morning n'uburyo burimo bwitwa Savers. Abantu bashobora kugerageza bukabafasha guhindura ubuzima. Ubu ni uburyo ushobora guhindura igitondo cyawe, ibitangaza bigatangira gukoreka mu buzima bwawe. Igitondo nicyo gice cy'umunsi gifite agaciro kurusha n'ibindi bice byose bigize umunsi. Uko ukoresha igitondo cyawe bishobora gusobanura imibereho yawe yose. Muri make mbwira uko ukoresha igitondo cyawe, mubwire uwo uzaba uriwe mu bihe biri imbere. Amasaha 2 ya nyuma yo kubyuka uyakoresha ute? Igitondo niwo musingi w'umunsi. Iyo umusingi rero udakomeye n'umunsi wose ntushobora gukomera. Iyo umusingi ari umusenyi biba byoroshye ko inyubako ihirimishwa n'umuyaga, ariko iyo umusingi ari urutare, iyo umusingi ukomeye imiyaga yose ihuha nta kintu yahungabanya ku nyubako. Igitondo rero niwo musingi w'umunsi. Ita ku gitondo, umunsi usigaye uziyitaho. Ibyo bindi nkunda kubabwira ngo ugutanze kubyuka agutanga no kubona izuba. Ugutanze kubona izuba agutanga no kumurikirwa naryo. Ugutanze kumurikirwa naryo agutanga no kumurikirwa n'isi. Kandi ugutanze kumurikirwa n'isi agutanga no guhirwa n'ubuzima. Ugutanze guhirwa n'ubuzima haba hari amahirwe ko n'igihe muzapfira muzapfa akikuruta. Kandi uwo mupfuye akuruta n'ikuzimu agerayo akakuruta. Miracle Morning cyangwa se igitondo cy'igitangaza ni igitabo gishobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Isomo ry'ingenzi ririmo ni uburyo ushobora gukoresha neza igitondo cyawe. Kambahe nk'urugero mpere wenda ku masaha 2 yonyine ya mbere nyuma yo kubyuka. Uko witwara muri ayo masaha 2 yonyine bishobora gukora ibitangaza mu buzima bwawe bwose. Hari n'abatabibara mu masaha 2, iyo umaze kubimenyera n'isaha imwe ibihagije mu gitondo. Ni ingeso ushobora kwinjiza mu buzima bwawe cyangwa se imyitwarire ushobora gukora buri gitondo kibyuka, ubuzima bwawe bugahinduka igitangaza. Guhindura uko witwara mu gitondo bishobora guhindura ibindi byose bigize ubuzima bwawe. Buri wese wagize icyo ageraho ku isi mu buryo bugaragarira buri wese ahuje na mugenzi we byinshi mu bigize uko akoresha igitondo cye. Miracle Morning ni igitabo cyagufasha kubaka imyitwarire yawe ya mu gitondo. Iyo myitwarire wubatse ikagufasha guhindura ubuzima bwawe bwose. Iki gitabo cyagiye hanze tariki ya 7 Ukuboza mu mwaka wa 2012. Kiri mu bwoko bw'ibitabo by'inyigisho zifasha ndetse umuntu ashobora kwiyigisha wenyine. Cyanditswe rero n'umuhanga witwa Hal Elrod. Uyu Hal Elrod ni umufashamyumvire akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Yavutse tariki 30 Gicurasi mu mwaka wa 1979. Avukira Camarillo hariya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Ursula Elrod, bashakanye mu mwaka wa 2009. Binyuze mu gitabo yanditse rero kikanakorwamo filime yise The Miracle Morning, Hal agaragazamo formule ishobora gukangura ubushobozi bugusinziriyemo, ubuzima bwawe bugahita buhinduka igitangaza. Iki gitabo gifite page 272. Reka uyu munsi rero ngaruke kuri iyo formule. Iyo utangiranye umunsi umuvuduko birangira uvuduka umunsi wose. Muri iki gitabo rero harimo ibintu watangira kwinjiza mu buzima bwawe bigatuma buri ntangiriro y'umunsi wawe iba iri ku rwego rwo hejuru. Birumvikana ko icyambere ubusabwa no kubyuka. Kubera ko ibyo byose byagufasha guhindura ubuzima bwawe igitangaza, ni ibintu ukora wabyutse. Ntabwo ari ibintu wakora uryamye.
ntabwo ari ibintu wakora ukiryamye, bisaba kubyuka kare rero kugira ngo ubashe kubahiriza izo ngingo zose ngiye kukubwira ziri muri icyo gitabo. Shyiraho igihe ugomba kuba wabyukiye mu gitondo cya kare ugereranyije n'ibikorwa byawe by'umunsi. Reka nkomeze ngendere kuri rwa rugero rw'amasaha 2. Kora ku buryo wiha amasaha 2 yo kubanza kwiyitaho wenyine mbere y'ibindi byose. Ubwo ayo masaha 2 wihaye, urashakisha uburyo uyahuza n'ibindi wari usanzwe ukora ku buryo nta kibangamira ikindi. Niba wari usanzwe ubyuka saa moya, ubwo mbere ya saa moya iha amasaha 2 utangira ubyuke saa 11 za mu gitondo. Ibikorwa ukora muri ayo masaha 2 bishobora guhindura ubuzima bwawe igitangaza binyuze muri formule ya savers. Nimvuga savers, wumve amagambo y'impine akoze iryo jambo savers. S A V E R S. Reka tuvuge ko ubyuse saa 11, wogeje amenyo, urakarabye mu maso, unyoye ikirahure cy'amazi. Impamvu yo kunywa ikirahure cy'amazi no kuba umaze amasaha menshi uryamye, umubiri uba uyakeneye mu gitondo kurusha n'ibindi bihe byose bigize umunsi, mu rwego rwo kurwanya umunaniro. Burya umwuma mu mubiri utera umunaniro. Umaze kubyuka rero, ibyo byose ukoze byo koza amenyo, ukaraba mu maso no kunywa ikirahure cy'amazi bishobora kuba bigutwaye iminota 10. Muri make usigaranye isaha n'iminota 50 muri ya masaha 2 yawe yo guhindura igitondo cyawe igitangaza, binyuze rero muri formule ya savers. S ya mbere ihagarariye silence. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ukibyuka ni uguceceka. Guceceka iminota runaka, ntacyo uvuga muri icyo gitondo. Ubishoboye wakwitekerezaho ku bazi bya meditation, cyangwa se ugasengera mu mutima ku bazi by'amasengesho. Utavuga ngo ijwi risohoke, ni iminota yo guceceka. Ushobora guceceka byibuze iminota nka 20. Guceceka ni urukingo rw'intekerezo mbi rwa mu gitondo uba witeye. Urahumiriza ubundi ugakora meditation, cyangwa se ugasengera mu mutima, cyangwa ugakora umwitozo wo kwinjiza umwuka wongera uwusohorera mu mazuru gahoro gahoro ucecetse. Guceceka ushobora kubikorera nko mu ntebe muri salo, wirinda kubikorera mu buriri kuko bishobora guhita bituma wongera gusinzira. Tugarutse rero kuri savers, ari nayo formule ndi kuvugaho, iyo S tumaze kubona ibyaye. Muri ya masaha 2 yacu, iminota 10 twayikoresheje twoza amenyo, dukaraba mu maso, tunanywa ikirahure cy'amazi. Iminota 20 tuyikoresha ducecetse, ni kuvuga hasigaye isaha n'igice. Savers twabonye ko ari inyuguti S A V E R S. S twabonye ko ihagarariye silence. A rero ikurikira S, affirmation. Affirmation wabigereranya no kwatura. Ahangaha ni igihe cyo kuvuga noneho. Nyuma yo guceceka noneho ugiye kuvuga, kwiyaturiraho ibyiza. Ibyiza byose wifuza mu buzima ugomba kubyiyaturiraho mu gitondo. Ubishoboye wakwandika ibintu runaka wifuza ko bikubaho muri iyo minota yo kwatura, akaba ari byo watura buri gihe kugeza igihe ubigereyeho. Wabigeraho ugahindura, kubera ko intego zigenda zihinduka umunsi ku munsi. Intego yawe niyo wiyaturiraho. Ibi ngibi uko ubikora bigera kuri cya gice cy'imikorere y'ubwonko tutagenzura cyitwa subconscious mind. Subconscious mind nababwiye ko ari akantu kaba munsi y'intekerezo za muntu, kakaba gakoresha umuntu mu buryo atazi. Aka kantu niko kagutera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu bidasanzwe, ariko gakora bitewe no kukabwira kakumva, ku buryo urimo kwiyaturiraho ibintu byiza cyangwa bibi, aka kantu kabigukorera uko wabivuze n'uburyo wabyifujemo. Niyo mpamvu ibyo wiyaturiraho ari bwo buzima ubamo.
amagambo yawe niyo aha icyerekezo ubuzima bwawe. Umwanya wo kwatura rero ni mwiza cyane mu gitondo. Mbisubiremo, subconscious mind twayigereranya n'akantu kaba munsi y'intekerezo za muntu, kumva gusa ibintu bisohoka ari amajwi, kakaba ariko gatuma rero ijambo rirema, kagukoresha ibitangaza mu buryo nawe utazi. Ibyo wiyaturiraho bikubaho bitewe nako, kubera ko niko kaguha imbaraga zo gukoresha ibintu byagaragaraga nk'ibidashoboka mu buzima bwawe. Iyaturireho rero imihigo wihaye utekereza ko ari igomba kugufasha kugera ku ntego wihaye. Ibi nabyo wabikora iminota nka 20. Twari dusigaje isaha n'igice, iminota 20 nayo iragiye. Dusigaje isaha n'iminota 10. Tugaruke kuri savers. S ya mbere, silence, guceceka. A, affirmation, kwatura. Tugeze kuri V, visualization. Ibi ngibi wabigereranya no kwizera inzozi zawe cyangwa se intumbero yawe mu buryo bw'ibimeze nk'amashusho. Tekereza uko waba usa, uko waba umeze, ibyo waba utunze uramutse ukabije inzozi zawe. Hanga amaso iherezo, hanga amaso impamvu wiyemeje gufata uwo mwanzuro. Ibi ngibi bizagufasha kugira ubushake n'imbaraga ku buryo bidashoboka ko wacibwa intege n'imbogamizi iyo ari yo yose. Muri ya saha n'iminota 10 twari dusigaranye, iminota 10 ugiye kuyikoresha wiyibutsa intego wihaye nuko byaba bimeze umaze kuzikabya. Bibaye byiza intego zawe zaba zanditse, buri gihe wajya umara kwiyaturiraho ukiyibutsa za ntego zawe, ukazisoma zose uko zakabaye, ukazireba, ukazisubiramo. Ni nko kuziyibutsa. Dusigaranye isaha imwe rero. Tugaruke kuri savers. S twabonye ko ari silence, guceceka. A tubona ko ari affirmation, kwatura. V tumaze kubona ko ari visualization, ni nk'inzozi. Tugeze kuri E cyangwa E mu Kinyarwanda, exercise, imyitozo. Imyitozo ngororamubiri ya mu gitondo ni ikintu ugomba kwitaho cyane niba ushaka ko igitondo cyawe gihindura ubuzima bwawe bwose. Cyambere bifasha mu kugira ubuzima buzira umuze, bifasha mu gutekereza neza, bifasha mu kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri n'ibindi bitandukanye. Si ngombwa siporo zigoye cyane, ushobora gukora urugendo n'amaguru, ushobora kwirukanka kuba bishoboye, wakora yoga, wajya muri gym, wanyonga igare, wasimbuka umugozi n'ibindi bitandukanye. Iminota 30 iratwarwa n'imyitozo ngororamubiri. Muri ya saha yacu ubwo dusigajemo iminota 30. Tugaruke kuri savers. S ya mbere tubonye ko ari silence, guceceka. A tubona ko ari affirmation, kwatura. V, visualization, inzozi. Hanyuma E tubona ko ari exercise, imyitozo. Tugeze kuri R, reading, gusoma. Nyuma y'imyitozo ngororamubiri ugomba gusoma. Mu isomo riheruka ry'ingeso nziza wakwinjiza mu buzima bwawe twagarutse ku kamaro ko gusoma. Twabonye ko ibisubizo by'ibibazo byose biri ku isi nta handi bihishe uretse mu bitabo. Kubera ko ikibazo ufite nonaha hari abantu benshi bakigize mbere yawe, kandi bamwe muri bo babashije kubona igisubizo cy'icyo kibazo. Nta handi rero bacyanditse uretse mu bitabo. Mu gusoma ibitabo rero uzajya ugenda uhuriramo n'ibisubizo by'ibibazo wibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi, kimwe nuko uzigiramo n'ibisubizo by'ibibazo utarahura nabyo ariko abandi bahuye nabyo. Nabwiye ko bitangaje uburyo abantu bose bagize icyo bageraho muri ubu buzima, bariya twita abatsinzi mu buryo ubwo ari bwo bwose, bahuje ingeso imwe kandi y'ingenzi kuri bo, gusoma ibitabo. Utangira gusoma ibitabo rero bishobora guhindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nababwiye ngo utanabasha gusoma bitewe wenda n'umwanya wawe, wakurikirana ibiganiro byibanda cyane ku bitabo. Kuba uri kumva inzu y'ibitabo none ahangaha biba bihagije kugira ngo ubashe kwiga ibiba mu bitabo. Urugero, niba umaze gukora siporo muri ya minota yawe, iyi minota yo gusoma
ushobora kuyikoresha uri gukaraba ariko uri no kumva n'ikiganiro runaka wenda kigaruka ku bitabo. Umwanya wawe munini umare wiyungura ubumenyi. Nibyo nkunda kubabwira nti bamwe bahisemo imyidagaduro, imiziki, imikino, abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo, ariko twe twahisemo ubumenyi. Twasobanukiwe ko iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bita byikora ko buhita buba ingaruzwa muheto n'imyidagaduro. Iyo ubwonko bwawe budahugiye mu kwiyungura ubumenyi, iyo budahugiye mu mirimo runaka, ntibuhuzwe no gukemura bimwe mu bibazo runaka ufite, ni ibintu bihita byikora ko buhita butwarwa bunyago n'imyidagaduro, buhita butwarwa n'imikino, bugatwarwa n'imiziki, bugatwarwa n'indi myidagaduro itandukanye. Nicyo kizakubwira ubwonko budahuze, ubwonko butari gukoreshwa mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bwuzuye, ubwonko butari kunguka ubumenyi, buba bwarihebeye imyidagaduro. Ugasanga igice kinini cy'imikorere y'ubwonko bw'umuntu cyatwawe n'imikino, imiziki, imyidagaduro n'ibindi byose bifitanye isano. Niyo mpamvu rero nko muri kino kiganiro mu nzu y'ibitabo twahisemo ubumenyi, 90% by'ibyo wumviramo hano biba bigamije kukungura ubumenyi. Amatwi yawe rero uba wayahesheje agaciro niba ukurikira ubudasiba ibiganiro nk'ibi ngibi. Kunda ubumenyi rero. Ku bakunda gusoma namwe rero murumva ko buri kimwe cyose wifuza mu buzima hari ibitabo byinshi wagisangamo. Nta rundi rufunguzo dufite rutari ukwigira ku nararibonye zanditse ibitabo. Nubwo wajya usoma page 5 ku munsi, umwaka wajya ujya gushira usomye page hafi 2,000. Page 2,000 ni nk'ibitabo hafi 10 waba usomye mu mwaka. Page 5 ku munsi uramutse usoma vuba vuba bishobora gutwara byibuze iminota 20 kuba umaze kuzisoma mu gitondo. Ariko byaterwa nuko igitabo kingana da. Reka tubifate gutyo nacyo. Muri ya masaha 2 yacu rero dusigaranye iminota 10 yonyine. Iminota 10 rero muri ya formule yacu ya savers hasigaye inyuguti ya nyuma ariyo S ya kabiri. S ya mbere twabonye ko ari silence, guceceka. A tubona ko ari affirmation, kwatura. V tubona ko ari visualization, inzozi. E tubona ko ari exercise, imyitozo. R tubona ko ari reading, gusoma. S ya nyuma rero scribing. Scribing ni indi mvugo yo kwandika. Mu Kinyarwanda scribing ni ukwandika, ni nka writing. Iminota 10 ya nyuma rero fata ikayi n'ikaramu ugira ibyo wandika, byaba ari ibyo umaze gusoma, byaba ari ibindi. Koresha uburyo bwose wandika ikintu runaka. No muri rya somo riheruka kwandika twabigarutseho, twabonye ko ushobora kunguka ubumenyi kubwo gusoma ibitabo, ushobora kunguka ubumenyi kubwo kumva ibiganiro nk'ibi, ariko ubwo bumenyi bushobora kwibagirana byoroshye iyo butabashije kwandikwa na nyiri kubwiga. Niyo mpamvu ari byiza rero n'ubu uri kumva ibintu runaka, n'ubu uri gusoma ibintu runaka, ugira agakayi n'agakaramu aho ngaho ku ruhande ukandika ikigufashije. Niyo mpamvu abantu b'abahanga bagendana agenda n'ikaramu. Iyo abonye ikintu cy'ingenzi aracyandika. Kwandika ni umuco ushobora guhindura ubuzima bwawe. Uko uhora usoma ibyo wiyandikiye biranakorohera cyane kubishyira mu bikorwa. Ushobora no kwandika bimwe mu bigize inzozi zawe. Fata iyo minota 10 ugira ikintu wandika, ugira ikintu wongeraho wenda ku nzozi zawe cyangwa se ku mihigo runaka wihaye n'ibindi bitandukanye. Ni kimwe no guhora watura ikintu runaka. Uko urushaho kwatura ikintu runaka niko bikorohera kugishyira mu bikorwa. Burya n'ikintu wifuza kugeraho ujye ucyandika ahantu uhora ukirebesha amaso yawe. Nababwiye nko ku gitanda cyawe, ku meza, ku muryango se, n'ahandi ukunda kureba, ku buryo uzajya uhora wibuka intego wihaye. Iyo uri kwandika rero intekerezo zawe zirekeraho kukuganza, aho ugatangira kugira intumbero y'ibyo uri kwandika. Burya n'igihe ubabaye narabibabwiye, igihe wakosherejwe, igihe uhangayitse, byaba byiza uhise ufata ikayi n'ikaramu ugatangira kwandika ibyakubabaje. Nababwiye ko guhangayika no kubabara bita bishira. Biba bimeze nk'aho uri kubiganiriza umuntu runaka kandi wizeye cyane. Ibyo rero nibyo bintu by'ingenzi biri muri formule ya savers. Si ngombwa ko biba amasaha 2 nk'urugero natanze. Ushobora no kubikora mu isaha imwe, iminota nagiye mbaha ukayigabanyamo 2 muri buri gikorwa.
kimwe n'uko igikorwa wumva ukunze cyane ushobora kucyongerera igihe, ukacyongerera iminota uko ubishaka. Muri make wabigenzura uko ubishaka, kimwe n'uko atari ngombwa cyane kubikurikiza byose. Ushobora gutangirana n'ibikorwa nka 3 bikoroheye. Urugero, ukabyuka ukitunganya, ugakora meditation cyangwa se ugasenga nk'iminota 10. Nyuma yo gusenga ugafata iminota 5 ukiyaturiraho amagambo meza, ubundi ukajya muri siporo. Igitondo cyawe kikajya gihora gitangira gutyo. Wenda ibyo gusoma no kwandika uba ugifite umunsi wose, ukaza kubishakira akanya, cyangwa ukaza gushaka wenda akanya nka mbere yo kuryama, kumva ikiganiro nk'iki ngiki kigufasha kwiyungura ubumenyi. Pfa kwiyungura ubumenyi, wabihindagura uko ubishaka, ariko kwitekerezaho no kwatura ndetse n'agasiporo ka mu gitondo, ibyo ni ibintu mbashishikarije cyane. Nanjye ubwanjye hari ibikorwa bimwe birimo n'ibi ngibi nkora buri gitondo. Ndashaka ko ningaruka mu Rwanda nzakora nka groupe ya WhatsApp, tukajya duterana imbaraga zo gukora ibyo bikorwa bya mu gitondo. Ngaye nguko rero, nubyuka mu gitondo aho kwirukira muri telefone ujya ku mbuga nkoranyambaga, wagerageza bimwe muri ibi ngibi navugaga haruguru, ukareba uburyo ubuzima bwawe buhinduka igitangaza. Mwabonye ko ibi bikorwa byose nta telefone ikenewemo. Uyu ni umwanya wawe ku giti cyawe, kubanza kwiyitaho wowe ubwawe mbere yo kugira ikindi witaho. Nizere ko iri somo rero ryabanyuze. Ni iyihe ngingo ikunyuze kurusha izindi zose twagarutseho muri iyo formule ya Savers? Ushobora kuyidusangiza aho hasi mu bitekerezo. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Ushobora gukora like, ukanasangiza abandi ubu butumwa bwiza. No gufashanya guhindura ubuzima bwa benshi. Burya ibyishimo nicyo kintu kikuba iyo gisangiwe. Niba isomo nk'iri rigushimishije, nta mpamvu yo kubyihererana, bisangiza abandi. Dukomeze twubake umuryango munini. Ubu twamaze kuba umwe, turi inshuti imizi. Burya isano si y'amaraso gusa, isano si y'abantu muziranye imbona nkubone. Isano inakomeye cyane ngewe nubaha cyane, ishobora kuba abo mwumva ibintu kimwe, abo muri mu mwuka umwe. Niyo mpamvu rero mbafata nk'abantu banjye, kandi nanjye ndi uwanyu. Niyo mpamvu twitana inshuti imizi. Inshuti imizi mwese aho muri rero, nizere ko mukomeje kumva icyanga cy'ubuzima neza. Wibuke ko atari ikibazo cy'imyaka uzamara ku isi, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima uzaba warabayeho mu isi. Umuntu ashobora kubaho imyaka 100, ariko nka 1/2 muri yo yari imiruho gusa. Ugasanga ubuzima bwe, kumva icyanga cy'ubuzima byabaye nka 50%, ariko undi akabaho imyaka mikeya, ariko icyanga cy'ubuzima yaracyumvise nka 90%. Ku iherezo ry'ubuzima rero kizaba gifite umumaro si imyaka wamaze ku isi, ahubwo n'ubuzima wabayeho ku isi. Intego yanjye rero no gufasha abantu kumva icyanga cy'ubuzima. Kugira ngo umve icyanga cy'ubuzima rero, ingingo nk'izi ngizi ziba zikenewe kuganirwaho, kugira ngo dufashanye kugenda twibukiranya bimwe mu bintu umuntu yashyira mu buzima, bigatuma turushaho gukomeza kumva icyanga cy'ubuzima neza.